ibihe byiza kuri mwebwe mwese mudahwema gukurikirana ibiganiro bya Cyubugingo TV. Jewe rero nitwa Ishimwe Emmanuel. Rero niba ari bwo bwa mbere ugeze hano kuri channel ya Cyubugingo TV, ndagusaba gukora subscribe, like, share na comment, ubundi tukazajya tubana mu biganiro byacu ndetse ugasangiza n'abandi bakabimenya, ubundi Imana iguhereza umugisha. Rero derukana mu kiganiro cy'ubushije turi kumva ubuhamya bwa Mama Dieme igice cya mbere. Uno munsi none rero nkaba ngiye kubagezaho igice cya kabiri. Ndagusaba kuza gutega amatwi, hanyuma waza kugira icyo ukuramo ukadusigira igitekerezo muri comment. Rero Yesu abahereze umugisha cyane kandi Imana y'amahoro ibane namwe mu izina rya Yesu Kristo. Arambwira ngo jitumwegere akwereka impamvu yamugejeje muri ya muriro arimo. Twaramwegereye, umubyeyi ahita akebuka arandeba. Akimara kundeba yahise ampamagara ati Mama Dieme, cyo genda itaba. Arambwira ngo niki kikuzanye muri iki gihugu kikuzimu, kubona natwe twakiburiyemo amahoro. Hanyuma ndamubaza ni wowe ko wari diakoneze mwiza, niki cyaguteye kuza muri uwo muriro? Dayimoni Cyubahiro aramubwira ngo mwereke impamvu yakugejeje muri uwo muriro. Uwo mudiakone yahise afata agapfunyika arambwira ngo reba icyangejeje muri uwo muriro. Ako gapfunyika ndamubaza ngo hari miki? Arambwira ngo burya nari mfite uburozi. Umudayimoni rero w'ikuzimu witwa Rudakangwa ibyo yahise aza mbona ameze urutoki rurerure cyane, yarumukubitaga mu ruhanga amushinyagurira muri aya magambo. Yaravugaga ngo nawe uri kwibuka igihe wari ku isi, ukuntu wazindukiraga mu rusengero rw'Imana yaremye ijuru n'isi, ukajya gukoropa urusengero, ukajya guhoza abana kandi twarabarizaga kugira batumva ijambo, kandi ufite ibanga ryacu. Ibyo wabikoreraga iki kandi wari inshuti yacu? None uje kwisasira inyo no kuziyorosa. Hanyuma bategeka ingabo z'abadayimoni kumukubita. Baramukubitaga, mwumva aratabaje ngo Yesu we, uko yavuze iryo zina bakamushinyagurira ngo iyo umenya iryo zina rya Yesu ntabwo uba waraje muri iki gihugu, uba warakurikiye ubushake cyangwa ubushobozi bw'izina ry'uwo mugabo. Ubwo rero yasanye n'ugurutse kuko yishukaga ijuru. Ageze hejuru gato nahise mbona ukuboko kudafite ahantu guteye, kwambaye ikanzu yera kumusunika. Hejuru y'uko kuboko havugiraga yijwi rirenga ngo wowe subira ikuzimu kuko mu ijuru ntabwo tukuzi. Nukuvuga ngo ikuzimu ntabwo ariyo ngagira amahoro, kuko akiri ku isi yavugaga ko akorera ijuru kandi ari umurozi wihishe mu itorero ry'Imana. Ijuru naryo ntabwo yarigiyemo kuko ntabwo yakoreye ijuru ngo abigaragaze, yanga uburozi n'ibindi bintu byatuma atajya mu ijuru. Birasaba wowe urabyumva cyangwa uri kubyumva kukurikira iri zina rya Yesu utishushanya, kurikurikira nta burozi, nta busambanyi, nta bujura, kugira ngo uzagere mu gihugu cy'ijuru, kuko imirimo ukora uzagendana nayo. Igihe cyarageze rero mbaza Dayimoni Cyubahiro nti uriya we ko yari umujura, uriya undi akaba yari umusinzi, niki cyatumye mumushyira muri uyu muriro kandi yarabakoreye? Dayimoni Cyubahiro arambwira ngo uriya yari umujura nibyo koko. Impamvu yaje muri uyu muriro, afite abana babiri baririmbira Imana yanyu. Twabateje uburwayi, korari ijya kubasengera batwirukana muri abo bana. Uyu mubyeyi nawe bamusanze mu rugo rwiwe. Mu gihe babasengeye bavuze mu izina rya wa mugabo, uyu nawe abivugaho atwirukana afatanyije n'abanzi b'iki gihugu. Ibyo yabivugiraga iki kandi yari inshuti yacu?
uwo yazize kuba yaravuze ngo mu izina rya Yesu kandi ari inshuti y'ikuzimu. Uyu yari umujura akora ibyo Satani ashaka, icyo yarakizize kuba yaravuze izina rya Yesu. Uwari umusinzi we yazize kuba yaragiye kubera abera b'Imana umushyitsi. Ni ukuvuga ngo iyo wagiye mu rusengero rw'abera b'Imana bakavuga ngo mu izina rya Yesu, nawe ukabivugaho wari umujura, uri umusambanyi, uri umusinzi, iryo zina uzarizira ugeze ikuzimu. Kuko ikuzimu aho ukorera birasaba niba uri umusinzi ubigaragaze ku mugaragaro kandi witandukanye n'abavuga Imana yaremye ijuru n'isi. Uzicuza rero impamvu yakujyanye mu rusengero kandi wowe udashaka kwihana. Kandi wowe uri mu rusengero wihishemo, nawe uzicuza impamvu ukora ibyaha ukihisha mu rusengero, kuko Imana yacu irafuha. Igihe cyarageze rero dayimoni Cyubahiro arambwira ngo hakana iryo zina ntari naguterera muri uyu muriro. Naramusubije nti muri uyu muriro harimo abarozi n'abajura n'abanywi b'inzoga aribo basinzi. Ndavuga ni muri ibyo byaha mwabashyiriye muri uyu muriro jewe ntabwo nigeze mbikora. Dayimoni Cyubahiro yagize umujinya, yahise afata umwambaro we arawutanyaguza cyane ababaye. Inkovu afite kuri uwo mubiri wiwe ni iz'abera b'Imana bari hano ku isi bamwicisha. Iyo usitaye ukavuga ngo mu izina rya Yesu, uba wohereje inkota ikuzimu igakubita ku mubiri uwo mudayimoni. Iyo ukoze icyo ari cyo cyose ukavuga izina rya Yesu, uba wohereje inkota ikuzimu igakubita ku bere ry'uwo mudayimoni, hanyuma ukahasiga igisebe. Birababaje cyane rero kuba waramuremye inkovu 5 cyangwa zirenga, ejo wagira umwaka ugapfa utihanye ukibona ikuzimu. Nugerayo utarihanye azakwereka za nkovu wamwicishije ukiri hano ku isi, nuwagera uzakubitwa akurega za nkovu, ndetse uzaba mu mubabaro udashira. Nakugira inama yo gukurikira Imana yaremye ijuru n'isi, kuko iyi Mana ari itanga amahoro, iyi Mana ni inezeza abayikurikiye, kandi kubana n'Imana yo mu ijuru ni ukwiteganyiriza. Igihe cyarageze rero arambwira ngo ngwino njye kuguha amafaranga menshi ayo ushaka nk'uko Imana y'iki gihugu yabivuze. Twaragiye tugera ahantu batangira amafaranga. Aho twari turi naho batangira amafaranga hari hatandukanye. Hari urupangu rurerure cyane rero ruhatandukanya. Bahise bafungura porotayi turinjira. Hirya muri urwo rupangu twahasanze izindi ngabo z'abadayimoni zigenda nk'abantu. Hari rero abashinzwe gutanga amafaranga, numva bahamagaye uwitwa Rushingamajosi na Rudakangwa. Ibyo barababwira ngo mwihute mu biro muzane ameza manini kibuga. Bahise barayazana bayashyira aho ngaho. Ayo meza yari manini cyane kandi magari. Bazana n'amasanduku 2 yitwa mari hano ku isi naho zibaho. Bahise bazana intebe 2 za plastike z'imyeru bazishyira impande. Bahise bazana ikayi nini ndetse n'ikaramu nabyo babishyira kuri ya meza. Igihe kigeze rero nibwo hahise hamanuka abagabo 2 baturutse hano ku isi. Abo bagabo bari bambaye amakanzu n'ibitambara byitwa ibiremba mu mutwe. Hano ku isi hari ukuntu bambara bagasigaza amaso gusa. Hanyuma bari bafite mbese ibikapu by'imikara mu ntoki. Bakigeraho umudayimoni witwa Nyirabwibone yahise yihuta cyane arababwira ati karibu muri iki gihugu cyacu. Bahise babakiriza za ntebe barababwira ngo karibu ni mwicare. Bahise bicara. Nyirabwibone yahise ajya mu biro, mbona afashe shenetre ayambaye mu muhogo. Uko yayambaraga nabonaga ari inzoka ari kwambara. Yafashe indi nzoka yambara hano mu kaboko, iyindi ayishyira mu kaguru kamwe. Nyuma yambaye ijipo ngufi hanyuma isatuye inyuma,
waramurebaga ukareba uri kureba umwambaro wo munsi. Nyirabwibone rero yafashe ijage ajya kudaha amaraso y'abantu, afata amaveri cyangwa se ibikombe ashyiramo amaraso y'abantu, ajyanira babagabo uko ari babiri. Numva arababwiye ngo nimwakire icyayi munywe. Abagabo barafashe baranywa, bakimara kunywa bahise bagira ibyuya byinshi cyane, hanyuma bakuramo bya bitambara byitwa ibiremba bari bafite mu mitwe, barangije barihanaguza ibyuya byari byinshi mu maso yabo. Bakimara rero guhanagura ibyo byuya, abari bashinzwe gutanga ayo mafaranga bahise bafungura isanduku ya mbere, mbona igizwe n'inoti za 5 amafaranga yacu y'amanyarwanda. Hanyuma bafunguye ya kabiri, mbona yuzuyemo amadolari agizwe na $100 gusa. Igihe cyarageze babara amafaranga buzuza y'ameza. Hanyuma mbona babagabo bahise bahaguruka baragenda bafata ikayi yarangaho ku meza, hanyuma sinzi ibintu banditse mu barangije barasinya, hanyuma bemererwa gufata ya mafaranga bamaze kubara bashize aho ngaho ku meza. Hanyuma rero numva barababwiye ngo ngaho ni mugende. Abo babikoze icyo rero bigaragare ko bo atari abashyitsi muri icyo gihugu, ahubwo bari abasangwa. Igihe cyarageze babara andi mafaranga, hahita hatsa abandi bagabo babiri babakiriza za ntebe. Umwe yaricaye biremera, uwa kabiri agiye kwicara, Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo bimuza mu ntoki. Bikimugera mu ntoki, intebe yahise isimbuka imukubita hasi. Muri iyo ntebe havugiraga mu ijwi rivuga ngo, wowe ko usenga Imana yaremye ijuru n'isi, niki kiguteye kuza muri iki gihugu cyacu? Yahise avuga n'ijwi rirenga ngo, nimumbabarira sinzasubira mu rusengero. Hanyuma ijwi rivugira muri iyo ntebe ngo, wowe turi abanzi sinzi kikohereje muri iki gihugu. Aravuga ngo mumbabarire sinzasubirayo. Bahise bazana ikayi n'ikaramu baramubwira ngo andika usinye kutazasubirayo. Yahise yandika arasinya, hanyuma intebe irabona iratuza. Bakomeje rero kumukurikirana bamubaza impamvu yageze muri icyo gihugu kandi asenga Imana yaremye ijuru n'isi. Baramubazaga ngo niki kiguteye kuza muri iki gihugu? Arabasubiza ngo njyewe nje gushaka amafaranga muri iki gihugu kuko ku isi viziyo yadusize. Baramubwira ngo uwo Yesu wanyu nta mafaranga agira, kuki utategereje amasezerano? Arabasubiza ngo twewe twaje kwicira inzira kuko amasezerano ari gutinda. Baramubwira ngo urifuza amafaranga angahe? Arabasubiza ngo ndifuza miliyoni 60. Baramubaza ngo ufite ingwate yayo mafaranga? Arabasubiza ngo ndabaha murumuna wanjye. Hanyuma uwamubazaga yahise avuga ngo ntabwo tumushaka, turi kubona wowe ufite urugo n'abana, turashaka umwana wawe w'imfura. Bakimara kubimubwira yahise yiyubikaho umutwe abitekerezaho. Numva baramubwiye ngo ubitekerezaho, utabitekerezaho uramuduha, kuko nutamuduha twebwe turagufungira muri iki gihugu kuko ntabwo twaguhamagaye. Hanyuma ahita avuga ngo aho kugira ngo mfungirwe muri iki gihugu cy'ikuzimu nemeye kumutanga. Bahise bamuzanira ikayi baramubwira ngo andika amazina y'uwo mwana yombi, maze uvuge ko umutanzeho ingwate ya miliyoni 60 mu gihugu cy'ikuzimu, nurangiza usinye. Yarabikoze arangije arasinya. Mu minota bahise bambara y'amafaranga,
we bakomeza kumukurikirana. Tukiraho nasabaga abari kunyumva kunyurwa nuko bahagaze, kuko nutanyurwa uzaganyira abantu bakorana n'ikuzimu, usange wibonye ikuzimu. Kandi Imana yo mu ijuru iyo uyikurikiye ibyo iguha bibonekamo umugisha. Nyurwa nuko uhagaze, kuko ikuzimu nta migambi nta n'imirimo. Nagusabaga rero kunyurwa nuko uhagaze, uburara Imana yo mu ijuru izitwa Imana, wambara neza izitwa Imana, kandi wambara ubusa Imana yacu izitwa Imana ishoboye byose. Uwo mugabo rero bakomeje kumukurikirana, baramubaza ngo aya mafaranga uzayakoza iki? Yarabasubije ngo ngewe nshaka kugera ku isi, nkubaka amazu hirya no hino, ndetse nkaguramo n'ikinyabiziga. Baramubwira ngo ibyo nibyo koko uzubaka amazu aho ushaka. Umugabo ahita avuga ngo ndi gushaka n'icyubahiro, aho nzagera hose mu makaritsiye bajya bansuhuzanya amaboko abiri. Bahise bamubwira ngo koko nugera ku isi uzubaka amazu aho ushaka, ariko aya mafaranga yacu afite kondisiyo. Baramubwira ngo tega ugutwi, aya mafaranga yacu wo tuyahaye agendera kuri kondisiyo z'iki gihugu. Baramubwira ngo uzubaka amazu meza, ariko wowe n'umugore wawe birabujijwe kuzaziraramo. Baramubwira ngo hari inzu nziza uzubaka uzashiramo ibyumba ushaka, ariko hari icyumba kimwe uzubaka uzagishiramo amakaro amarangi ushaka. Icyo cyumba birabujijwe umugore n'abana kuzagikandagiramo, keretse wowe natwe nitwe tuzajya duhuriramo turi gukoreramo inama y'ibyo twakora. Baramubwira ngo birabujijwe cyane kwambaramo ipantaro nziza, birabujijwe cyane kuryamo inyama nziza, birabujijwe cyane kunywamo inzoga nziza ngo usinde, kuko wamara gusinda ukamena amabanga y'iki gihugu. Tukiraho abari kunyumva, nashakaga kugira ngo mbabwire ko kunywa inzoga ugasinda ikuzimu bazakwanga, n'ijuru bazakwanga. Nabasabaga kwihana mumaramaje, mutanywa inzoga mwihishe, hanyuma ngo muje mu itorero ry'Imana yaremye ijuru n'isi, kuko icyo gihe uzabura kubikora uzababaza Imana, kandi n'ikuzimu ntabwo uzajyayo ngo uboneyo ibyicaro, kuko nabo banga abasinzi. Hanyuma igihe cyarageze baramubwira ngo birabujijwe kuryamo inyama nziza, kuko muri iki gihugu dufitemo inyama. Birabujijwe cyane kubwira umugore aho wakuye aya mafaranga, kuko ni indondogozi. Yahise avuga ngo none niki cyatuma ntamubwira? Yavuga ko aya mafaranga nayakuye he? Baramubwira ngo reka tuguhereze ikintu kizatuma batamenya ko ukorana n'ikuzimu. Bahise bamuhereza umuti, baramubwira ngo nugera ku isi mukaryama, saa sita z'ijoro amaze gusinzira, ujye umusiga uyu muti mu maso, uzaba umukuyemo umutima, uwujyane mu gitsisi cy'intoki, hanyuma nimo uzaba umubitse. Nurangiza uzajya uza muri iki gihugu cy'ikuzimu ukora ibyo ukora, hanyuma nuzamuka uzasubira ukure bya bindi washize munsi y'intoki, ubimisige mu maso. Ugeze ku buriri azahita yicura, hanyuma ntazamenya ibyabaye. Tukiraho kandi abanyumva, mushobora kubana muri babiri, umwe agakorana n'ikuzimu undi ntabimenye, kubera imiti baba bafite bagusiga uramutse ubonye ibitotsi ukagendera ko. Noneho igihe bashakiye nicyo bagukangurira. Nagusabaga gusenga Imana iyo mu ijuru ifite imbaraga, ya Mana izamenagura ibitavuga Imana, akariyo ukurikira. Hanyuma baramubwiye ngo utegetswe noneho kuguramo amakabutura, akariyo uzajya ukunda kwambara. Birabujijwe cyane kuguriramo umugore igitenge cyiza,
ntukambaremo urukweto rwiza, ujye ukunda kwambara kamambiri cyangwa se bote. Ibyo nibyo bigukwiriye, niwumva uzabishobora tuzakorana. Baramubwira ngo utegetswe kugera ku isi ukajya mu itorero ry'Imana yaremye ijuru n'isi, wahagera ugatezamo ubusambanyi ku rubyiruko no ku bagore bakiri bato bagaca inyuma y'uwo bashakanye. Nitugira Imana yo hasi tukabonamo abantu babiri uzabusambanyije, twebwe tuzaba tubonye umunyago mu itorero ry'Imana yaremye ijuru n'isi. Hanyuma baramubwira ngo birabujijwe cyane gufashisha muri aya mafaranga y'iki gihugu ngo yafashishemo abanzi bacu. Abanzi b'igihugu cy'ikuzimu ni abarokore. Hanyuma baramubwira ngo nubwo yaba ari mama wawe cyangwa mushiki wawe cyangwa uwo muvukana, uramutse ubonye ko ari umwanzi w'iki gihugu ntukamufashishemo.